kari keza mwana wamuja amashana nkabona icyari bibi akuntu iranyana yimbo ngo ni bo yanjyana umwana nihebe igute yaba ari kunsuzugura nkurikije mwibirunga mwari ngo deriri sorry bose kugarutse bamujojo twabuze dere nabo nari bikubwiye ukanga kubyumva ikintu cyo gukora ara amatsinda Kenya ihagaze hora mwana umuntu akose wakumvise intare yapfuye mwana irutwa n'isazi n'inzima Kariza wanjye bro akoze hasi chatuza ntabwo cyarimo Kariza wanjye tuza mwana akoze umurigira ko cyarimo Kariza akoze bro reka nigendere akoze niyawure oya bro reka niyawure akoze wikiyawure ariko mana none bibaho nibi nabura kamusigire yamuzamutabariza baba we akabajama bikigiye n'ukuri kw'Imana n'umbugo jama umuntu amugiye n'inama sike n'ubundi nta birenze byabo ubundi nta kino gipapuro twarwaniye gihari shaka mbajama babikigiye ndi fake umukono ndabona ni no ukono rubi akone icyapa mugongo yawishe unyihanganire kuba byakugendekeye gutyo gusa rero nahemuka kubera Kariza nshuti muvandimwe umukobwa nkunda ntago umuzi rero inama wangiriye nayumvise gusa nawe ubaye uri nge ntago watuza ntiwatuza ngiye kwica uwo ari we wese uri bwitambike urukundo rwanjye se bacamo nagusabye ntukenere kongera kumbona ndagusabye ntukenere kongera kumbona kuko nawe nta mbabazi naguha nuko nyine urazimpaye nsaho nzirinze simabonye uwo ari we wese namwica kubera Kariza ushaka uzamwica sonda aho tuziranye nizere ko wibagiwe ko tuziranye utazanyitambika ukabigenderamo nuko nyine urankoze gusa umwanya ndyamye sinakererewe n'akazi noneho sinsanga abakerarugendo bose noneho sinzi ko mukira karaba vuba vuba nigire mu kazi nuko urankoze
bose abanyihanganira ejo naratinze ntabwo nza ku kazi Turokwihanganira bose ejo nahuye n'ibibazo ntabwo nubyumva ahubwo nyine ubwo sinzi unyemereye sinzi nimba hari abakerarugendo ku buryo nabaherekeza uno munsi bari bahari ariko kubera gukurikira gahunda kwawe ubu ngubu usibye kuba wazeje ariko ukazazinduka bose nzagerageza ntabwo ibyo ngibyo ntabyo bashaka ubundi watinze uyu n'umugi bose nahuye n'ibibazo ntabwo bizi buriya mujama nyine tubana mu rugo yankoreye amabara urabona ko mfite ibikomere nangiritse kabisa sorry okay mu gitondo cya kare ejo urumva uzaboneka nka saa ngahe bose nubwo wambwira saa 11 akazi gatangira saa 1 ni ukuvuga ngo saa 12 n'igice ntubona mu maso yanjye turi kumvikana ese bose tuzatembera mu kirunga cya Sabyinyo cyane ndumva muri Sabyinyo cyane cyane niho bashaka kuza muri ya misozi yo hejuru nta kibazo reka ngende ndare niga ibintu mubwira byumvise subiramo mubwiye muzasanga saa 9 nzabandi hano saa 1 yego okay ese bose ni ngombwa musange hano ngaha cyangwa wenda wabohereza imodoka tugahita duhurira ku mupaka ahita mbazamura ku mupaka mu kaboko k'iburyo sibyo ugomba kuhagarara imodoka y'abakerarugendo ntazo ubuzi bose ndazihamagara muhe gahunda y'ukuntu ibintu bimeze bose nakwirirwa ujya kumpamagara saa 9 nzamuhagaze aho ngaho kandi ikindi nimba hari ahantu muri biriya bitaro hazi niwe rwose uzansanga bose nimba muzazana simbizi nimba bazaza bonyine simbizi ntari bijya mu mugozi duhurana neza bose ni ukuri uzambona kandi murakoze ugomba uko gahunda niyo ngiyo nta kibazo ntabwo mubabaza rwose nanjye nunapfa nunapfa n'igihe bazahamba nanjye ndagukunda rwose Kariza garuka hano ngiye kuvugana ikinyoma kangari ntukisuzuguzura ntabwo muri ku rwego Nari mujyane umuntu wese ushaka kujyana uwo mubebe umva tuzakora kanje iranya na imbwa ntabwo yasuzugura no guhamagara amaposte umugambi twawunoza fresh neza uzungu irankundiye icamo rwose nuko umukora mapoza yes none rero nshaka ko tunoza umugambi wacu ntari bindi tayari man nta kuntu iranya na yimbwa ngo ni bo yanjyana umwana umwana nihebe ni gute yaba ari kunsuzuguza byarabaye umwana yaramukujyanye se nshaka yuko nyine tumurangiriza pe ntari bindi tayari umuntu wese uri we wese ushaka kubikinisha ubwo nanjye ntabwo azaba nshaka niyo mpamvu rero nshaka kumutanga hakiri kare kamuvana ku isi ntari binkuri inyuma nta kundi wahamagara mutipe asante oya tuzabyikorera n'ibanga ntari rwose nanjye byanshimishije cyane cyakase ndabona cyaye mu maso kabisa nseze karaba tuzahura ejo tugiye gutembera hehe tuzajya hitamo tugomba kuzajya ku kivu rwose oya tuzajya ku kirunga cya Karisimbi nta kibazo rwose aho uzanjyana uranyemereye nta kibazo bye. Mapoza. We nano ni umwana nizira kari yaje. ari witeye kumwitira Cyane kambe pe. Niwe wanje bumeze gute? Niyo mpamvu rero. Nta nimwe n'ukwinoza. umva bateye darije naje nanitwaje Ntabwo nshaka ko bora njyana umwana. umwana nibiba sinako naje naniteguye site tumurangiza kimwe Niyo mpamvu nibyo byanjye. Ikintu tujye gukora rero. Nuko abatsinda arakora amasigo y'abatisi. hari amatsinda se Hari n'utwumva twata tumurenza. ikarange nari Ndumva bigeze ahantu. aya nako yakuzengereza twagiye aho
Karangiye mwana ahubwo kamureke mwana bikamwereke cyangwa kigere karangiye mwana ntabyo ubuse yabaye ndabitsi hafi dakora hafi abana nyange aho twagiye bagiye utsindiye wenda utsindiye ndamu cyane abantu bacu abe abantu baje gusura tugomba kubitaho tukabitaho tukabafata neza bose meze sawa wagerageje kubanguka kabisa mwari mugice higiyeho gatoya ndabona muhageze saa moya n'iminota 15 wagerageje kabisa aba ni babakerarugendo uzanye isi nabona kubwira nshaka bose abantu ndabashobora ko ndeba ari urubyiruko ra urebye baragerageza mu kwitonda kabisa no kubereka nyine ibibazanye ese bose baramara igihe kingana gutana mu misozi ni amasaha abiri yonyine niyo bishuye amasaha abiri none se bose nta bavuga indimi zitari ikinyarwanda abakerarugendo baragiye harimo abavanzi urabona harimo abazungu harimo abanyakenya harimo abanyakameruni gutyo ese bose izindi ndimi ndazumva ariko icyongereza urabizi singerageza nakuzaniye umusemuzi umusemuzi uyu nawe ndabizi arabikora muraho neza nje nitwa Deriri. Nanjye nitwa Deni. Nitwa Deni. Ken. Ken. Yes, Kenin. Ahangaha rero ni mu birunga sinzi nimba ari ubwa mbere uhaje. Ndatemberera cyane. Usanzwe wazi? Uyu ni umukozi wanjye dusanzwe dukorana. Nawe ni umukozi wawe. Gusa nawe nabonye ubikora neza. Urakoze gerageza kabisa. Nta kibazo ubwo bansigire ndagerageza kwitwararika nabo ndabagira inama y'uburyo mu misozi bakitwara nyine murabona Karisimbi ifite imisozi mibi ariko nyine turagerageza rwose ndabakugarurira rwose nta kibazo cyabaye. Birumvikana. Giye kugura urutonde rw'abantu nazanye. Yego. Haraburamo n'umwe. Yego. Yari ikibazo gikomeye. Nakubwiye amasaha angahe? 2. Okay. Dore ngabo. Uri kubabona? Okay, reka nze mbahamagare bose ndebe ko buzuye. Okay. Nta kibazo. Bose waretse nkabahamagara so kiri hano ngankara ko buzuye. Mwigire hino gatoya tuvugane. What? Then wababwira. Hano muje a visita de Biru. Yes. Wow. Use muzi babwire bigire hino mbanze mbamenye ko bahari. Yes. My name is Deriri. Wow. Murakoze cyane nitwa Deriri.
nkaba ari njye mu guide wanyu hano ngaho ugiye kubatembereza hano mu kirunga cya Karisimbi ndakeka mwese ni ubwa mbere muhaje. waraye de umuseri w'imvuga. Yego ndagira ngo rero menye nimba mwese muri aha ngaha kugira ngo tubashe gutembera hano mu birunga. Benefactor. Yes, I am. Yes. Umwiza Vivine. Yes. Ugerageze wongejwe kugira ngo twumvikane namwe muri nyuma. Kabaka. Yeah. Kabaka Blind. Yeah. Wa kabiri ndabona ari Keira Frank. Yeah. Yego, abandi ni Rubebe. I'm here. Rubebe rwose umeze neza ntari. Sonia. Yes, sir. Babalao. Yes, sir. Manifa. Muri kumwe na Dum. Kenny. I'm here. Kenny ni wowe. Yes, thank you. Thank you. Bose hari ikibazo mfite hano ngandimo ndabona izina ntazi ukuntu ryanditse. Ni iki? Ndabona ari izina rya Jojo ninde? Kenny. Jojo. Jojo uni mwama umusizi nyuma boss. Wapi? Naba ngaba kurya. Nyamara Jojo. Abanga kugarukira hanga. Ni abantu 11. Niba ugomba kungarura mu masangahe? 2. Yes. Urakoze cyane. Nibyo ngibyo. Urasigana none umuntu wanjye nakuzaniye abo mutabasha kumvikana bitewe n'ururimi mudashoboye nungu yazaza kubwira ibyo bashatse kuvuga ubatembereza aho hose ntari. Yego murakoze. Asante mugubwe neza boss. Reka mbese ubuye mu kazi ntari. Yego. Rero mwese mwigire hino tubanje kuvugana. Come. Oh, thanks. Yeah, happiness. Mukurikije ranga mu birunga muje benshi ntago mwari muhazi ugerageze utranslating mu cyongereza. Nkurikije mw'ibirunga mwari muje. Dariri, sorry. Boss kugarutse. Wa mujojo twabuze dore namuza. Sinari mbikubwiye ukanga kubyumva. Jojo wagiwe dore n'uyu nguyu. Bino nawe mu mubare w'abandi. Ngo babaye bangahe? Ndabona ni 12 boss. Ni 12. Okay, nukubahiriza amasaha nk'uko twabipanze ibindi byo ndumva byumvikana. Thank you murakoze cyane. Yego nawe ngwino mu bandi tugiye gutembera muri iki kirunga cya Karisimbi. Mukurikije ko amaso yanyu abereka ahantu bwa mbere muhagiye muhindukire muharebe nta kibazo murabyemerewe. Tusi. Ndatekereza rero aha hantu haragoye cyane mbere na mbere. Musabwe kuhitondera mukagenda ahantu umuntu aberetse mukirinda kunyura ahantu hose mwihitiyemo. Ni cy'abagide tubaye tubereyeho. It's amazing for it. Ngo barabikunze. Ni ahantu heza cyane. Rero mwe muretse kugenda mwigira hano murenga. Tugiye gutembera aho ubona ukunze umbwire makujyane wirinde kukandagira ahantu ari wowe uhitiyemo ugahita wakandagira kugwanga habamo imiti myinshi ishobora kukugiraho ikibazo. Ibirunga byo mu Rwanda ni ibirunga byiza. Rero ni iki ngiki mukurikije cy'amaso yanyu abereka ni ikirunga cyiza. Yes. Kuva none aha ngaha buri muntu yumvise amategeko agomba kugenderaho nayo mubwire. Yes. Tugiye kugenda kandi mwumve ahantu ni ahantu heza ariko nanone haba habi bitewe n'uko wahitwaye. Ndatekereza tugiye guca mwaha ngaha murangenda inyuma namenye ko mwese muri couple. Couple. Yes, couple. Yeah, couple. Couple nizifatane. Yes, mwebwe muri famille. You girl. Umunyarwanda cyangwa? Umunyarwanda. Yes, urakoze koko turukumvikana. We ko waje wenyine? Nagize ikibazo. Ndabona utanishimye ku maso yawe sinzi ikibazo wahuye nacyo. Nagize ikibazo nanjye cyane. Ni wowe Jojo? Yes. None ko wizanye se? Nyine umufasha wanjye nanjye hari ikibazo yagize bamukomeza. Wizanye mwari mwabyumvikanyeho? Okay, no problem. Nta kibazo ubwo ngubwo uramenye no mwana ntutume ahura n'ikibazo umusemuzi. Ariko wirinde gukosa. Ntago nakoze. Sawa, uko twumvikanye rero tugiye gutembera murangenda inyuma. Siko twumvikanye? Aho ubona ukwiye gusura ukongera agatoki makujyana. Twagenda. Yes, listen. And continue. Go. Ikindi mwese mufatane cyane impamvu nababwiye ngo couple ahantu haba umuyaga mwinshi. Murebye nabi wabagiraho ingaruka. Yes.
kugira ibintu byo gutembera kumuhamagara ku buryo nzamutsindira bamwita Akeza Jose amazina yose narafashe ndamukunda bamwemera byataje urankundisha boss allo beze bite ni sawa none kari wowe ushinzwe ibintu by'ubukerarugendo nta kuntu wandebera nkamenye yuko Akeza Jose yaba yahageze niwe bakunda guhamagara Jojo wandebera ngo kuri raporo nohereje namwohereje yagiye gusura mu biruka uramushakira iki sari ni amahoro okay naho ngo mumusanga rero umese gahunda ni misiyo Yes. Ujya muyibona kuruza kuri za televiziyo. kari keza mana bamuja amashana nkabona icyari ribi kandi ajya kumureba n'imisozi yacu yo mu Rwanda ni myiza bambwirire ngo ubundi ngo imisozi yo mu Rwanda ni ubundi abakerarugendo iwacu n'abasirimu turabakunda cyane kubera benshi ari abafaransa kababwira mu gifaransa babwire nta kibazo je suis la tarare de comme ça c'est comme ça non c'est bien c'est bien de la tarare je suis de comme ça de revoir c'est bien no bambwirire ngo ubundi gusura hangaha gusura iwacu mu misozi iwacu ni ukwisanga buri gihe bajye baza kandi barabona ibiciro biroroshye la gusura amahoteli de Rwanda is very good. It's very good. The mountain of Uganda County are so beautiful. And we are happiness. Oh, baby. Look at here. This mountain is beautiful. Musemuzi. Abantu twari kumwe bari. What happened? What happened for that? I don't know. I'm not understanding this. Dis-moi. Baby. I'm not understanding this. What is this? It's amazing. Where is our person? There are people they Which problem? Where is? Kumbi, za famille zose, za couple tusikanye couple ebyiri. there are couple de Problem. Usa ndasubira kwa boss mvuga ngo suzi yacu irizewe. there are the people who Je ne comprends pas. I don't know. What is this? Wowe nta kintu What mariye. happened? Kirahari go Wowe cyumariye ni bose babajyanye Nose wambwira ko bagiye. I don't understand this. It's a problem. ngo bari inyuma Bari inyuma. Where they go? I don't know. Here. Ngo bagiye kubwira I'm not listening this.
no problem. Which problem Ngiye that gusubira inyuma byo kureba abantu. Wowe aba bantu barindire hano haragiye n'umwe wongera kuhava. we lose them. Utumaze iki kuba turi ahangaha? Naburabona ngo birababaje cyane. I cannot listen this. We are sorry. Ukaba duteje ikibazo tw'ubwacu usambwira ko bariye ntabwo bishoboka. Ugiye kubitaho ntabwo wongera kuza. Urabura bari. I don't know. Ikigaragara ino misozi n'ikibazo. Use boss. Mo bebe. Gahunda no gushaka uburyo mpamagara boss. Muse muzi nzanira phone. Gira vuba vuba duhamagare boss aturebere tumenye ibibazo biri mu musozi. Wafatira na boda. Aro boss. Boss ko atavuga se. Bigenera. Ikigaragara ungiye kurenga ku mategeko. We musemuzi. Fata abo bantu bajyana hariya hejuru ku gasongero. Aho bitegeye ahantu bareba ahantu hose. Ngiye kwikora operation yo kubirindira. Nta kibazo. Bazabikora. And so fresh kabisa. Yeah. And so fresh. Let's go here. It's a good mountain. Go here. Oh, baby. Translator? Yes. What is this? Not car. It's the big rock. It's the lock. Yes. Yeah. It's amazing for this. Yeah, it is the wood. It's good. Yes. This is the lock. Look. Yeah, it's so Look beautiful. in the country in the I'm with world. disappointment for this. Yes. Yeah. Ndabwira boss ngukira nabo babajyanye mana we nabigenza Kenya. Ihagaze ho. Kisha njanja sinisha bache.
niba hari ikintu nshaka nzakora cyane kugira ngo icyo kintu nkibone, nitaye ku gihe bizantwara ndetse nitaye ku buryo bizaba bikomeye kugira ngo bigereho. Uyu musore niryo jambo agenderaho, ati buri ikintu ushaka urakora cyane kugira ngo ukibone, urakivunikira. Buri ikintu cyose ushaka iyo ukoze cyane urakibona, ndetse iyo ukoze cyane buriya n'Imana iguha umugisha. Jesus. Ndusi we Jojo. Karisa. Uwo boss turamubwira ibiki koko. Ngora bahise dore ko rubanda rwige. Ndabona zumuko. Mwana muto. Yewe. Umva. Yewe. Ihangane. Ninjye mugide bari babahaye ngo mbayobore. Byagenze bite? Nanjye simbizi nisanza. Baburetse gatoya nzi. Kamamagare runo semuzi. Sha, umusemuzi w'igicucu. Uyu musenzi se phone iracamo ngo abasemuzi b'amadage. Halo? Yego. Hehe wo. Yana mu mashamba. Babandi nagwaye muracyari kumwe. Bose nababuze rwose. Kunyumvire no kuri kwima. Umva twumvikana ibintu ni wari bubyirengera. Turebe uko tubigenza ariko. Ko bigenza so bigenza iki? Dore nkanga wabo nditwa Jojo ndamubonye no mwishyamba. Ubwo nabandi shaka kubabona turebe uko tubigenza. Ubibona se ubabona bakuye he kureba nayo yabaye intere bamukubitaguye yapfu. Yareka nze tubipange neza turebe ukuntu tugira bose. Twumvikane manuka aho ngaho hepfo munsi mu gitare gatoya uraza wansanga. Reka Reba hepfo yawe mu gitare ahantu muri ndimo ndahareba hejuru aho ngaho. Mumanuke kandi shyiramo akabaraga. Reka nze nguruka. Bavuga ngo mumanuke wagira ngo muri benshi. Manuka nako gatwe kawe nuko nyine. Nta kundi reka turebe uko tubeshya bose. Sawa. Bakumva kavuga. Nuko bose muzi bwawe nabubonye. Bihangane kabisa. Bihangane nawe. Ngaho mfashe uyu mwana tumwegeze ruguru iyo ngiyo turebe ko tubigenza. Ko bamukubise di. None se urabona uno mwana ari muzima? Yaba we. Ubu bandi ntibapfuye. Nabo turababona turabwira uki kumuse turabwira uki bose. Uzi kubona yewe ukirengere. Fasha nyine ukegure. Gwinufashe. Mwana muto sa nkushyiramo akabaraga gatoya weguke. Mwegure. Shyiramo imbaraga ariko. Turabona. Shyiramo imbaraga wegure umwana. Yewe. Akumva ngo nabasemuzi. Uno muntu nkaho utagira imbaraga. Babamu. Fata umwana uzatu mutambikane tugende. Abantu 25 ducuye wenyine. Cyane ikibazo gikomeye ariko. Ukura abaneshe n'ubuse byose. Ahubwo bose aratwica. Bose aratwica aho. Yice we wenyine kuko ntacyo wamaze. Aya nawe abigizemo uruhare. Ariko si uruhe Oya wibikiraho njyenyine ntabwo nabyemera. Ntabwo nabyemera reka. Aha ducyurongo nawe nishimwe. Ucyura umwe nayo nishimwe rwose ko byagenda kose. Ariko tuteranyije ko akiri urugamba. Aracyari urugamba rwo kubana. Ahubwo mwashaka mubwire. Ari ikindi kintu nari nshaka kugira ngo tuzaje kwica. Uzamfasha uriya baba we ibyo bintu uranyemera kimisha nkacyo. Nabona abonye akariza bahaye. Akariza Jose gireka ho Jose. Reka rero nujye kukwereka hano namutsimbye kugira ngo uhite umuto. Wone umutino fasha ntabwo umuntu wacu yananiwe reka tube tumwicaza. Umwana yanegekaye neza. Ubwo ni ikibazo gikomeye. yawe. Reka nze nimero za boss se none ndazikura he? Akira nziguye niba nazo. Reba nimero za boss 078. 078. Baburetse ndabona banyandikiye message. Onye umuntu yandikiye ngo deriri ngo wavuye mu misozi bunindera. Okay, 078. 078. Gatatu. 50. Ndapunansi wenye ngize hano hejuru. Ngaho muhamagare. Naba we. Yanegekaye ariko.
cyangwa uburyo mwigareza ndumva tuboneye boss itarimo iracamo. Halo boss arankubye mwa tugenze ute kwicara tugategereza ibyo boss atubwira ko uyu mwana yanegeka dupange ukuntu turi kumubwira uramubwira iki tugipange nyine bwira dupange ukuntu tujya tukamubwira turamubwira ati ba bantu babonye ibintu ari byiza bataye je take off ari nibo twatuma mvuga indimi ntazo nzi turuvaye ratarare noneho ndumva none tubigenze ute reshe koropa je uko musa como ça le colonel Saba Euroke retrouver ratarare akusubure mu bwanuru igifaransa ari igifaransa by'iki cy'abahungu baragwira muraseka mwana uri muraseka reka nseke siwe bamaye ngutsemurire suko sumari none urabona abana bose batabaje tudasigaranye umuntu nubwo nanjye ntacyo maze ari indembe wako indembe baratuvunira umuheto sinzi icyo ubwira boss icyakoze amahirwe dufite nuko byibura n'uyu nguyu umwe tumufite reka wundi bidasanzwe bambwira tubigenze ko ari safa Eso güey. ¡Llama, güey! ¡Llama, güey! ¡Musa, mucha ¡Llama, güey! Nagashuri mwana, nagashuri. Oy. Ndakunda gutsinda. Ndakunda gutsinda. Abuta. Niwe wanjye. Mwana. Warafashije. Niba makumyabiri nibyo ngibikoresho gakora Mwana none utanzaguhamagara mwana. nta kibazo tuzakorana uyohe Sawa. Mugasha bokanya. Ibaba wose baye kandi. Nawe baramuga imbavu bazikuyemo. igipfunsi cyo wunda ndumva ibifubi we shari garuka mu musozi mane sanga abantu bacu turababuze. We ibifu babimaze. wami imbaraga se phone yanjye uriyo niba Reka ndebe. Yaba we. ariko nangiritse imbavu bazimaze none wasanga bose aramfata Wa mukobwa baramutwaye. ewe wakumva umuntu avuga Gusa turavuga ngo no sha n'urw'abagabo ntago nzagaruka mu misozi nanjye ntago nagaruka n'ubutaranzire tambuvuye bose se nimero waruzi muhamagare umubwire uko byatugendekeye. alo Hello? boss Yes. uratwihanganira Kubera iki se kandi? imbavu zirande Urumva uri kwitata se byagenze. bose badukubitaguye ba bantu bose baba twambuye Aba bambuye. twahuye n'ibibazo mu Iyo misozi muvuga ni bose Iyo muvuga ni ukuri. bose byihorera kira nguhereze wa musemuzi wawe wiyumvire Okay, mumpereze. Boss Yes. Ibintu numvise nibyo. nibyo abantu bose babatwaye. Babatwaye? Nizere ko mutanunguka imbere jewe. Nase turabigenza. Njya kubaha akazi nabirebaga. Yaba we. Akizere nabonaga mwifitemo. bose ni abantu babiri Ni babiri bonyine. umwe baramushimuse wa wundi wa mukobwa wa wundi n'undi wari wasigaye inyuma cyake Noneho icumi murabahangaruriye nta kibazo. bose babashimuse bose banabishe Bose ubundi twe dusigaye kandi natwe urebye nabi twagwa hano ngaha bose Basabye sinirirwe mbabona ibyo. natwe turi indembe bose watubaba. Nigirwa munamvugisha ubusa. Yaba we. Muvandi nawe urapfuye. Yaba we. Yewe reka nanjye rigende napfira aha ngaha ma yo mu misozi sinabibasha.